nawe uri umukobwa waza ukiga hano kwa Rubangura muri IBTC batwigisha neza, uri umukobwa nawe gufata kamera byakubera. Nkaba niga film making, bijyanye no gufata video no editing. Nzaba umuvideographe mwiza kandi nanjye nzabaha content nziza. Bizaneza imbere nkanjye nk'umukobwa naritinyaga cyane nkavuga se imirimo ngiye gukora ni iy'abakobwa cyangwa ni iby'abahungu gusa. Nigira inama nyine yo kuvuga nanjye mukobwa reka mbijyemo ndebe. Niga film making, abandi umwiteri IBTC mu mujyi kwa Rubangura muri floor ya 4. Nkaba niga film making, gufata amashusho no kweditinga. Nkaba mfata amashusho ni editinga na video. Icyo bizamfasha bikaba bizamfasha kwikura mu bukene. Nkunda ibintu byo gufotora, akaba ibyo nigamo hano, gufotora no gufata amashusho, gukora indirimbo na filime. Uretse gatoya, wari ubizi ko ushobora kwiga filmmaking and video production utiriwe ujya mu mahanga? Aze mubwira aka kantu. Niga hano muri IBTC mu nyubako yo kwa Rubangura muri floor ya 4. Niga ibintu bijyanye na filmmaking, gufotora, gukora ama video. Ikintu bizamfasha kwiteza imbere. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Amazina yanjye ni Tumerwa Leonsia, nkaba niga muri IBTC School, ikaba iherereye mu mujyi kwa Rubangura muri floor ya 4 ku muryango wa 406. Nawe uri umukobwa waza ukiga hano kwa Rubangura muri IBTC batwigisha neza, uri umukobwa nawe gufata kamera byakubera, ko wakeditinga ama video byakubera, nta mpamvu yo kwitinya ngo ni iby'abasore. Rero tukaba tugushishikariza nimba uri umukobwa ukaba ukunda impano yo gukamera, kweditinga, waza muri IBTC School bakaba bagufasha. Murakoze. Uretse gatoya, wari ubizi ko hano mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda ahantu ushobora kwiga filmmaking and video production? Reba hano gatoya. Okay, amazina yanjye ni Regis, ndi umunyeshuri hano muri IBTC School. Aba niga filmmaking and video production, iherereye i Kigali mu nyubako yo kwa Rubangura kuri floor ya 4. Uri umukobwa, uri umusore, uri umugabo, uhaye ukazi. Nitwa Ingene Tania, nkaba niga kuri IBTC School hano kwa Rubangura mu nyubako ya 4 ku muryango wa 406. Nkaba niga film making, ibijyanye na video no kweditinga. Mu minsi mike y'amagezi namenye kweditinga no gufata ama video n'amafoto, bikaba bizaneza imbere. Amazina yanjye yitwa Uwineza Yasenta, nkaba niga muri IBTC. Nkaba niga filmmaker, gufotora, gukora filime no kweditinga. Icyo numva bizamarira, bizankura mu bukene, bizaneza imbere nkanjye nk'umukobwa. Naritinyaga cyane nkavuga se imirimo ngiye gukora ni iy'abakobwa
cyangwa ni iby'abahungu gusa. Nigira inama nyine yo kuvuga nanjye mukobwa reka mbijyemo ndebe yuko hari icyo bizamfasha, ariko nyine igihe natangiriye aho ngeze maze kubona ko nyine hari icyo bizamfasha ahazaza hanjye. Murakoze, nitwa Ngeneye Tania, nkaba niga kuri IBTC School hano kwa Rubangura mu nyubako ya 4 ku muryango wa 406. Nkaba niga film making, bijyanye no gufata video no kweditinga. Nkaba nzi neza ko nimara kubyiga nabirangije nziteza imbere nkagira icyo nigezaho hamwe n'abandi. Murakoze. Ora nitwa Rutirwa Umuheto Mbarubukeye, nkaba ndi umunyeshuri kuri IBTC School, tukaba twiga filmmaking, video editor. Njye rero maze igihe niga kuri IBTC School, nkaba nsoje. Icyo bimaze kungezaho ni uko nagukorera video nziza cyangwa amafoto meza kandi bikazangirira akamaro ejo hazaza, kamesha akazi. Murakoze. Murakoze, nitwa Umutoni wa Sereco, nkaba niga muri IBTC mu mujyi kwa Rubangura muri floor ya 4 ku muryango wa 406. Nkaba niga filmmaking, gufilma amavideo no kweditinga. Icyo bizamfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi ninsoza kwiga, nzaba umuvideographe mwiza kandi nanjye nzabaha content nziza. Murakoze. Twase Denise, abaniga muri IBTC kwa Rubangura umuryango wa 406. Aniga filmmaking, abandi umwiteri, kandi ukora amashusho. Abanshishikariza urubyiruko kwiga kwa Rubangura. Murakoze. Murakoze, nitwa Giramatarine, nkaba niga muri IBTC mu mujyi kwa Rubangura muri floor ya 4. nkaba niga film making, gufata amashusho no kweditinga. nkaba narabyize nyine ngira ngo bizamvane mu bukene njye n'umuryango wanjye. Murakoze, nitwa Mukashumbusho Marita, nkaba niga muri IBTC School, aho iherereye mu nyubako yo kwa Rubangura muri floor ya 4. nkaba niga ibijyanye na filmmaker, nkaba mfata amashusho, editinga na video. Icyo bizamfasha bikaba bizamfasha kwikura mu bukene. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mugisha Shalom, nkaba niga muri IBTC School. Nkaba nkunda ibintu byo gufotora, akaba ibyo nigamo hano, gufotora no gufata amashusho. Nkaba numva yuko ari byo bintu nshaka kuzakora. Amazina yanjye nitwa Dukunda Liliane, nkaba niga muri IBTC mu nyubako kwa Rubangura muri floor ya 4. nkaba niga filmmaking, gukora amavideo no gufotora, gukora indirimbo na filime no gufotora. Bikazamfasha kwivana mu bukene no kwiteza imbere. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Aline Niyotwambaje, niga hano muri IBTC mu nyubako yo kwa Rubangura muri floor ya 4. niga ibintu bijyanye na filmmaking, gufotora, gukora amavideo. Ikintu bizamfasha kwiteza imbere kugira ngo nzabashe kuvamo mu videography cyangwa se mu photography. Murakoze. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. wanahamagara 0788554302 bitize ukajya ku rubuga wa eshatu akadomo IBTC Film School akadomo com.
ariko akaga kabaho rwose. ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nk'aho birimo kuba. hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamico si uko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. wanahamagara kuri 0788558094. mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.